umudamu umwe nafashaga muri coaching yambwiye ikintu kiza kugutangaza. Yarambwiye ngo igihe napfushaga papa byarambabaje cyane, ariko byatumye nshobora kugera ku kindi kintu. Ariko ndamaze imyaka irenga 5 yose numva wagira ngo yapfuye ejo. Ibi bishimangira ikintu ko ibyiyumviro bibi cyane bikamije cyane, ari ugukunda umuntu ukamwimariramo cyane, nyamara wa muntu adashobora kugumana nawe, wenda adashaka no kugumana nawe, ariko mugatandukana. Nicyo kintu kibabaza cyane kurusha ibindi hano kuri isi. Muri iyi video ngiye kugezaho ibintu 5 mu gutandukana utigeze wigishwa mu ishuri, ndetse n'ababyeyi bacu batigeze bafata umwanya wo kubitwigisha. Numara gusobanukirwa n'ibintu uko ari 5 bizatuma ubaho umuntu utajegajega, ku buryo nta kizongera rwose kuguhungabanyiriza ubuzima bwawe. Isomo rya mbere nifuzaga kuba narigishijwe, narifata rwose mu mutwe cyane nkiri mutoya, nuko iyo hari umuntu winjiye mu buzima bwawe atari ngombwa ko abugumamo. Umuntu wese mumenyanye si ngombwa rwose ko ntibivuze ko muzagumana ubuziraherezo. Hari abazabashaka kugusetsa, hari n'abaza bagira ngo bagushimishe banakubabaze, hari noneho abaza bakugirira neza, hakaba noneho n'abaza bakugirira nabi. Mu buzima nuko bimeze. Hari abantu bamwe bazaza bashaka kukubabaza cyangwa se wenda bamwe muzagumana, ariko si bose. Birashoboka ko utarahura n'abo bantu bamwe muzagumana, ariko muri rusange iyo uri kumwe n'abantu ukabiyumvamo, ugatangira kubiyumvamo, uba wifuza rwose ko muzagumana ubuziraherezo. Uretse ko ibyo ushaka ntibivuze ko ari iby'undi muntu ashaka, ntibivuze ko undi ari byo ashaka kuri wowe. Ibyo ushaka ntibivuze ko ari iby'undi muntu ashaka. Bigusaba no gusobanukirwa n'ibyo bintu, bikakurinda kubabara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Fata ubuzima nko kuba wenda uvuye nk'i Kigali ujya i Nyagatare muri taxi. Hari abo muzahura ugatangira kumva rwose muganira mwahuje urugwiro. Nibagera imbere bavemo, ukomezanye n'abandi, nugera imbere nawe uvemo. Si ngombwa kuguma muri taxi kugira ngo ugumane nabo, si ngombwa kandi ko nabo baguma muri iyo taxi kugira ngo mugumane, kugira ngo mukomeze mugende muganira. Ni kimwe nuko abari muri taxi bose si ngombwa kubiyumvamo, si ngombwa ko kandi kimwe nuko nabo atari ngombwa ko bakwiyumvamo. Hari abasohokamo wumva rwose bagumamo, batasohokamo, hakaba noneho nabo rwose wumva basohotse kugira ngo ugiramo umunezero. Bifate rero ubwo buzima gutyo, ni uko nguko ubuzima bumeze. Ishyiramo ko buri muntu hari icyo bakuzaniye, buri muntu uje mu buzima bwawe hari ibyo bakuzaniye gishobora kugushimisha cyangwa se kikakubera isomo. Igihe uzaba watangiye kubona ibintu muri ubwo buryo, uzaba utangiye kutizirika ku bintu cyangwa se ku bantu bamwe na bamwe, kuko uzaba uzi neza ko umuntu wese uje mu buzima bwawe azakuzanira ibyo ashatse, ibyo ashaka kukuzanira, kandi ko azanabusohokamo. Umuntu umwe wenyine muzasigarana ubuziraherezo, uzasigarana nawe ubuziraherezo ni wowe ubwawe. Ugomba no gukomeza kwiyitaho. Isomo rya kabiri nifuzaga rwose kuba narigishijwe nkiri muto cyane, nuko ukomeza kwizirika ku muntu, umugaragariza rwose ko udashaka ko asohoka mu buzima bwawe. Nibyo bituma abona ko ufite impamvu yo kubusohokamo. Uzi ko ufite agaciro kurusha uriya muntu rwose uri kwiruka inyuma, ariko nubwo wamufata azagira impungenge ko yahisemo nabi, ko atahisemo neza, akomeze yirukanke gutyo agusige. Azakomeza agerageze rwose kugusiga, agerageza amahirwe rwose yo kugusiga, ariko numureka ukamubwira rwose ko ukamureka rwose ukamubwira uti rwose genda, azatangira kugira ubwoko bwo kugenda, kuko azatangira kugira ubwoba bwo gutandukana nawe. Niba abantu bashaka gusohoka mu buzima bwawe, nyamara wowe rwose uzi ko nta kibazo, nta kibi wabakoreye, mbese wumva bitaguturutseho, wumva umutima wawe utagucira urubanza, nta ruhare rwose wabigizemo, bareke bagende. Bakingurira umuryango bagende. Wigerageza kubuza abantu kugenda kandi bo babishaka. Donc uko ukomeza kwizirika ku muntu cyangwa se ku bantu ushaka gusohoka mu buzima bwawe, niko
ni uburyo nicyo kumugaragariza rwose ko agomba, wenda umugaragariza ko agomba kugumamo, mbese abona ko nasohoka uzababara, noneho agashyiramo imbaraga zo gusohoka kugira ngo akubabaze. Isomo rya gatatu tutigeze twiga ku mibanire, ku bijyanye n'imibanire ndetse n'itandukana ry'abantu, isomo tutahawe mu ishuri rwose n'ababyeyi batashoboye kutwigisha, ni uko ahazaza hawe hadaherereye inyuma yawe. Ejo hazaza hawe ntihaherereye inyuma yawe. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni uko abantu benshi cyane njya mpura nabo muri coaching, iyo yewe naho tuganira mu buzima busanzwe, ni uko bariya abantu biziritse ku byahise. Abantu biziritse ku byahise niko batekereza. Ni ukuvuga umuntu mwaratandukanye yashize wenda nk'imyaka 2 cyangwa 3, ukomeza kwibwira ko uriya muntu azakugarukira. Umutima wawe uhora umwiziritseho, ukubwira rwose ko azashyira akagaruka. Wibwira ko uriya muntu yewe muntu mwiza kuri wowe. Ntuzi umuntu mwiza kuri wowe. Niba ruriya rugi, uru rugi rwifunze, niba ruriya rugi rwarifunze, rureke rwifunge. Niba rwarifunguye bakagenda, mureke runyuremo agende, kuko mureke wite kuri ejo hazaza hawe. Ni ukuvuga ntacyo wakora kuri ejo hazaza hawe, kuri ejo hahise hawe, ariko uko biri kose ushobora guhindura iby'ejo hazaza witaye cyane ku by'uyu munsi. Abantu bashaka gusohoka mu buzima bwawe, bareke bakingurira umuryango bagende, kuko ejo hazaza hawe si wowe hashingiyeho. Reka kwibwira ko bariya abantu aribo bakugize, wibwira ko nibagenda ibyo bizaba birangiye. Ahazaza hawe ntabwo hashingiye kuri bo. Ahazaza hawe ntihasigaye inyuma yawe. Ahazaza hawe hari imbere yawe. Isomo rya 4 batigeze batwigisha rwose mu bijyanye n'imibanire, ni uko buri rugi rwifunze ruha amahirwe urundi rugi rukifungura. Ibyo ujya ubyumva. Iyo urugi rumwe rwifunze, urundi ku rundi ruhande rurifungura. Ikibabaje rero abantu ntabwo babibona gutyo. Iyo abantu bamwe Imana ibafungiye urugi, baguma inyuma ya rwa rugi rwifunze, bakomanga, fungura. Imana yafunze urugi. Wenda reba ku mpande zawe, wenda Imana yafunguye urundi rugi cyangwa se irindi dirishya. Reka rero gukomeza kwizirika kuri ruriya rugi, ukomeza gukomanga, ushaka gufungura ruriya rugi, ukora ibishoboka byose ruriya rugi rufunguka, uzana turunevisi ugirute. Emera ko uru rugi rwifunze, utekereza ibindi. Niba runo rugi rwifunze, n'ayandi mahirwe yifungura. Ikibabaje ni uko ukomeza kwicara kuri uru rugi, ukomanga, ugira gute, uru rugi rwifunze. Hari nk'abantu babanye nabi rwose, babanye nabi cyane kandi babizi cyane ko babanye nabi cyane, ariko bafite ubwoba bwo kubivamo. Bibwira ko kubivamo bizaba bibi cyane kurushaho, cyangwa se bibwira ko batazabona iyindi mibereho myiza. Wabwirwa n'iki kuzabona iyindi mibereho myiza? Wabwirwa n'iki kutazabona iyindi mibereho myiza wakomeje kuguma inyuma y'uru rugi rwifunze? Reka gukomeza kwizirika kuri uru rugi rwifunze, uha umwanya urundi rugi rufunguke. Niba wabanaga n'umuntu cyangwa se ari n'inshuti zawe mwakundanaga rwose, mukunda, uzi neza ko ari inshuti zawe magara, ukabona zaguteye umugongo, kuki ukomeza kuzizirikaho? Zireke kugira ngo ubone izindi nshuti magara kandi nziza cyane kurusha za zindi mwahoranye. Ikintu cya 5 ari nacyo cya nyuma batajya batwigisha rwose, kandi n'ababyeyi bacu batajya babyigisha ku mibanire no gutandukana kw'abantu, kandi buri wese agomba kumenya rwose akabizirikana, ni uko useka neza aruseka bwa nyuma. Ariko ikibabaje, uzarebe iyo umuhungu yagukundaga cyangwa se umukobwa yagukundaga, akaba yaguteye akadobo, akaguta akibanira n'undi, yarangiza babakoze nk'ubukwe, agashyira amafoto impande zose, akazipositinga impande zose, kugira ngo akwereke rwose ko yabonye uwo bakundana kandi babanye neza. Umuhungu rwose yibwiraga ko
akundana n'uriya muntu akabona rwose ko byamurangiriyeho kuko yakundanaga n'uriya mukobwa akaba yibaniye n'undi babanye neza. Ni kimwe n'umukobwa iyo abonye uwo musore wamukundaga yamwanze akaba yibaniye neza n'undi mukobwa, ugasanga yataye umutwe cyane. Umukobwa nawe abona ko byamurangiriyeho agata umutwe rwose, ugasanga ntanakiyitaho, akahura muri ako gahinda, akumva ko uriya muhungu ari we mugabo rwose, ari we mugabo bari kuzabana neza. Nyamara wa musore batandukanye, we baratandukanye, uriya muhungu we mutandukanye, we muhungu atandukanye n'umukobwa, umuhungu atandukanye n'umukobwa, ejo aba yashatse undi. Ariko umukobwa we yatandukanye n'umuhungu arabanza agata umutwe, akabona rwose ko byamurangiriyeho. Ntabwo ari kimwe n'umuhungu, ariko ntazi ikimutegereje ejo, kuko useka neza ari useka bwa nyuma. Hari abazagusiga uyu munsi, bareke bagende, bareke rwose, kuko ubuzima bwawe si isiganwa. Bahigiye kuko bashobora kubana imyaka 2, imyaka 3 bameranye neza, ariko ntabwo bazi ikibategereje. Imana ntabwo ihaniraho, bahigiye kuko uko igihe kigenda gishira ugenda ubona rwose ko gutandukana n'uriya muntu ari amahirwe kuri wowe. Izera Imana kuko abakurishaga umutima uyu munsi, igihe kizagera usange rwose udashobora no kuba rwose watekereza n'ibyakubayeho ubushize, kuko wenda hari igihe uzaba ubayeho neza, umerewe neza kurusha rwose kuri ba bandi mwatandukanye. Intangiriro si yo y'ingenzi, ahubwo iherezo ni ryo ry'ingenzi. Uko intangiriro yaba imeze kose, ariko iherezo ni ryo ry'ingenzi. Nta siganwa urimo, nk'uko nahoze mbikubwira haruguru. Iyiteho, ite ku iterambere ryawe, niho hazahera, niho uzahera ugira ubuzima bwiza, kandi niho uzahera ubona kuri ejo hawe. Naho bariya baguteye umugongo, bariya bagusize, bazatangazwa rwose, bazatinya rwose no kukureba mu maso. Ibi ngibi ni ibintu bibaho mu buzima bw'abantu benshi, yaba mu mibanire y'abashakanye, yewe no mu nshuti. Usanga wari inshuti n'umuntu, ukaba inshuti rwose, ukaba inshuti magara, ugasanga rwose wumva ameze nk'umuvandimwe wawe, ejo ugasanga yaguteye umugongo. Icyo gihe ntabwo ukomeza kumwizirikaho, nk'uko nahoze mbikubwira haruguru. Umenya icyo ugomba gukora, uramureka akagenda, ukiyitaho, ukabona izindi nshuti magara. Noneho ni kimwe n'abashakanye, ushobora kuba ubayeho ubuzima bubi cyane, ugomba kumenya uburyo bwo kubwitwaramo. Kimwe yewe ndetse n'abakundana batararushinga, bari mu nzira yo kurushinga, ugira icyo ukabona nk'umukobwa ateye akado w'umusore agashaka undi. Icyo gihe mureke agende, kuko ashobora kugera hariya ugasanga byabaye bibi cyane kurusha uko wowe byari bimeze hamwe nawe. Cyane cyane bikunze kuba ku bakobwa. Abakobwa iyo umuhungu amwanze, umuhungu iyo umukobwa yamuteye akadobo, ejo yishakira undi. Ariko umukobwa iyo umuhungu yamuteye akadobo abanza guta umutwe, akabamera nk'umwaka wose rwose atakiyitaho. Ibyo n'abakobwa bakwiye kubivamo. Niba umuhungu aguteye akadobo, menya ko urwo rugero utari urwawe, ahubwo witangire wiyiteho, wite ku buzima bwawe bw'ejo hazaza, hanyuma ukareka urundi rugero ugafunguka, kuko ukazabona uwundi muhungu mukundana kandi muzamerana neza. Ni kimwe n'uko uriya muhungu azarogereta, azicuza impamvu yaguteye umugongo, yaguteye akadobo, kimwe n'uko nawe mukobwa ashobora kuzarogereta kuko wanze uriya muhungu ukishakira undi. Naha rero ndizera ko iyi video y'uyu munsi kwigishije ibintu byinshi cyane utize mu ishuri, wenda n'ababyeyi batashoboye kukwigisha. Njye na MpenziE, niba ukeneye coaching uzampamagare muri telefone nkunze gutanga. Iyo ndangije video nshyiraho nimero zanjye, naho nshoreje video y'uyu munsi. Ndagushimira cyane ko wabanye nanjye muri iyi video, kandi niba utarakora subscribe uyikore, nukunda video ujye uduha like, utwandikire muri comment, uduhamagare niba ushaka coaching. Kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Bye.